Yesu cyubahiro. Haleluya. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza wa Pentecoste. Imana tubananije twese abangana batya, twari tutegereje iminsi myinshi, iminsi 50 kuva tuva muri Pasaka, ariko turashimira Imana kuko uyu munsi twongeye guhura twese turi bazima duhumeka. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Nanone turashimira Imana kubwanyu mwese, amatorero yunze ubumwe katuvuge gutyo, torero rya Horebu, torero rya Shada, batekereje ko tuzajya duhura tugakorera ibiterane byacu hamwe kugira ngo tubashe gusangira, tubashe kwishimana. Rero kuba ibi bintu mwarabikoze mutya mukabitegura muri ubu buryo, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turabashimira mwabashe kuboneka. Ndabona umubare w'abantu uracyari mukeya, kandi ntitwakwirengagiza ibyo abantu baba barimo ni byinshi by'ubuzima bwa buri munsi, ariko mwe mwabashiye kubona uyu mwanya. Imana ikaba yabakira inzira mukaza kugira ngo tubashe kubana mu mwanya mutoya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nk'uko bagenzi banje bamaze kubivuga, uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibirori, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kuvuka kw'itorero. Iyo bavuga Pentecoste bavuga umunsi wo kuvuka kw'itorero. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tuba twaje kwizihiza umunsi w'ivuka ry'itorero. Yesu ashimwe. Rero uyu ni wo munsi twabashe kubaho, twagize agaciro. Umwuka wera aramanuka aza kubana n'abantu nk'uko bamaze kubitubwira. Ejo batubwiye hejuru y'imbaraga z'umwuka wera, mushumba atubwira kuko izo mbaraga z'umwuka wera arizo zidutwikira zikaturinda icyaha. Yesu ashimwe. Umwuka wera iyo turimo abasha gukumira, abasha gutuma ibyo twakagombye gukora tutabikora, kubera kuko ntabwo twe twiyobora, ahubwo uwo mwuka wera niwe azatuyobora. Yesu ashimwe. Batubwira imbaraga z'umwuka wera, icyo umwuka wera yakoze. Nanone bongeye kutubwira ko twemerera umwuka wera tuyobora. Yesu ashimwe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana, nanjye ntabwo ndi butinde, n'ubundi twese iyo tugenda tuganira n'ibyo. Reka dusome hariya mu gitabo cy'Abalewi 23 ku murongo wa 15, turasoma na 16. Nanone twongere dusome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Turaza gusoreza mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 1. Umuntu wabonye Abalewi mirongo 23 umurongo wa 15 n'uwa 16. Aravuga ngo kandi muje mubara iminsi 23 na 15, kandi muje mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku minsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa. Mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubare iminsi 50 igeze ku munsi
wa mbere w'isabato ya karindwi, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Amen. Amen. Wabonye muzakuzwa n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 aho yadufasha. Cyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumvamya Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Amen. Nanone muri icyo gitabo cyakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 1. Umunsi wa Pentekoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi ruza ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera batangira kuvuga izindi ndimi kuko Umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Hallelujah. Nkuko bagenzi banje bamaze kubivuga se cyangwa batubanjirije ku munsi w'ejo babivugaga, natwe icyo tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya ni hejuru yo kumanuka k'Umwuka Wera, imbaraga z'Umwuka Wera, icyo Umwuka Wera yaje gukora. Ndaza kuvuga izi ntego z'Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Rero kugira ngo uyu Mwuka Wera amanuke, hariho impamvu. Hari impamvu zatumye Mwuka Wera amanuka. Hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 dusanga Imana iri mu muntu. Imana yahaye umuntu ubutware, yamuhaye umugisha, iramubwira ngo uzatware ibi amafi yo mu nyanja, inyamaswa zo ku misozi, amatungo, ibintu byose. Iramubwira ngo ni wowe ngize umutware, kuko wari mu mugambi w'Imana wo kugira ngo umuntu abashe kuba umutware, umuntu ategeke. Imana imubwira ishiti kuko Imana yagiye kureba umuntu yarabitekereje cyane, iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Uko niko Imana yaremye umwana w'umuntu. Nimara kumushyira hariya muri iriya ngobyi ya Edeni, muribuka Imana imubwira ngo ngahe gerageza kwita ibi bintu byose amazina narangije kurema. Umwana w'umuntu bagenda yita ibintu amazina. Imana iravuga ngo uko niko nanjye nari nabitekereje. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana yari yaremye umuntu gutwara isi. Yagombaga kuba muri iyi si, Imana ikabana n'umuntu, kuko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo umugambi w'Imana ibyishimo byayo ngo kwari kuzabana n'abantu, abantu yaremye. Rero umwana w'umuntu igihe kigeze, Satani w'umuriganya yaje kuriganya umuntu. Iyo tubisoma hariya ku murongo waho uwa 3 utangire ku bice 3 mu Itangiriro, aho Satani yaje kuganiriza Eva amubwira ngo Imana yarabashutse, Imana yarababeshe, ntabwo nimuramuka muriye kuri iyi ngobyi se cyangwa kuri iki giti kiri muri ino ngobyi ntimuzapfa. Eva ngo yitegereze cya giti, arya kuri za mbuto, bituma wa mugambi w'Imana wari umuriho, Imana iramureka, Imana iramuta, imusohora mu ngobyi ya Edeni, kuko umwana w'umuntu yari yamaze gukora icyaha. Imana itubabarire. Atakaza ya shusho yo kuba umutware, umuntu kuba umutware wo gutegeka ibintu byose, abatakaje uwo mugambi w'Imana. Imana itubabarire. Hanyuma rero tudatinze muri ibi ngibi, nukuvuga ngo kugira ngo umuntu yongere agarure iriya shusho, nuko hagombaga kuba ikintu cyo kubanza gucungura. Dusanga Yesu aza mu isi, yaze afite misiyo gukora ibintu bitatu. Yagombaga gukora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, yagombaga kweza abari mu isi, kongera kugarura ya shusho yo kwera, ishusho abantu bari baratakaje. Kandi kugira ngo umuntu agarure ishusho yo kwera, nuko hagombaga kuba amaraso. Dusoma kenshi hagendaga hatambwa ibitambo kugira ngo abantu babone ukuntu bongera kwirekonsilia, bongera kwihuza n'Imana. Haleluya. Muri uko kumena amaraso, Yesu yaje ari igitambo.
yemera kuza kumena amaraso kugira ngo yongere tweze nk'ibyaha twari twarakoze. Yesu ashimwe. Ikintu cya kabiri Yesu yaje gukora, yaje kugira ngo atubature, kandi kutubatura kwari kubanza kwigisha. Muribuka bamwita ngo mwigisha, kuko hari amagambo menshi ejo batubwiye ku ijambo rya Nikodemo. Ni ukuvuga ngo Yesu yagendaga yigisha abantu akababwira ngo ndababwira ni ukuri niba mutabyawe mu mazi ngo mubyagwe no mu mwuka ngo mutazabona ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo yashakaga kugenda yigisha abantu abakura mu bubata bari barimo. Haleluya. Amen. Aza ari umwigisha, aza ari uwo kugira ngo atubature adukure mu bubata twari turimo. Ikintu cya gatatu dusanga yaje ari umukiza. Yesu ashimwe. Rero Yesu amaze kuza ari umukiza tubisanga hariya mu gitabo nanone cya Luka ibice 4 umurongo wa 18 na 19, cyangwa mu gitabo cya Yesaya ibice 61 aho yavugaga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kurishe. Yesu ashimwe. Ngo yanyumye kugira ngo nze gukiza abantu, nze gukiza ibisenzegeri, nze kuvura abantu imvune. Ni ukuvuga ngo iyo niyo misiyo yari izanye Yesu, kugira ngo yongere atuvure, yongere adukire, yongere adukize, yongere adukure mu bubata, yongere adukure mu mwijima aho twari turi. Yesu rero amaze gukora icyo gikorwa cyo kugira ngo atubature adukize, ntiyagombaga kubirekera aho ngaho. Haleluya. Yagombaga koherereza umufasha. Muribuka ari kumwe n'abigishwa biwe umunsi azuka, amaze iminsi 40 bagenda baganira nabo bari ku musozi wa Elayono. Yarababwiye ngo nimugende muje Yerusalemu, mugende mutegereze, kuko yabwiraga abantu ko agiye gutandukanywa nabo. Abantu bakumva bacitse intege, bakumva mbese ntibazabishora. Hari na cyane amaze gupfa. Muribuka kuko abigishwa bari batangiye gutatana, baja hirya no hino, basubira inyuma, baragenda bibagirwa ibyo yari yarababwiye. Ariko arababwira ngo no, nimugende mujye gutegerereza Yerusalemu, ngiye kuboherereza umwuka wera. Tuzamure data icyubahiro. Haleluya. Uyu mwuka wera rero yagombaga kuba afite intego, yagombaga kuza gukora. Intego zagombaga gutuma uyu mwuka wera amanuka, kandi kugira ngo aze guhamya ibyo Yesu yakoze. Ni ukuvuga ngo hatari gupfa kwa Yesu, hatari ugucungurwa, nta mwuka wera. Haleluya. Icyo Yesu yaje gukora se cyangwa icyamaniye umwuka wera ni ukugira ngo aze guhamya icyo Yesu yakoze. Haleluya. Arababwira ngo mugende i Yerusalemu, mugende mutegerereze, nzaboherereza umwuka wera. Bakimo baganira hano, hari uburyo yababwiraga iby'ubwami bw'Imana, ngo batangira kubazanya bati se none muri ubu bwami ni tuzaba bakuru, kuko bari bamaze igihe kinini bibaza ngo se tuzagarurirwa ubwami bwacu gute. Mesiya bari baramutegereje kenshi, ariko bari bazi kuko ari Mesiya uzaza kubategekera hariya muri Isiraheli. Bari bazi kuko ari Imana yabo izabaho ubwami, bakaba minisitiri, abandi bakaba abadepite, abandi bagakora mu nzego zitandukanye. Ariko Yesu ubwami yababwiraga bwari ubwami bw'iteka, bwari ubwami bw'amahoro, bwari ubwami bwo mu ijuru. Ntabwo bwari ubwami kimwe n'ubundi bwami turebera hano ku isi. Nicyo cyatumye avuga ngo nimugende mutegerereze i Yerusalemu, nzaboherereza umufasha. Yesu ashimwe. Hanyuma rero Yesu amaze kuzamuka mu ijuru, ngo abantu bategereje abigishwa biwe ndetse abari baje abumvaga inyigisho ziwe, ngo bari abantu bagera hafi kuri 500. Baragenda ngo bose baje i Yerusalemu. Bamaze gushika i Yerusalemu bagombaga gutegereza, barategereza, ariko bamwe bagiye basubirayo baragenda. Haza gusigara abantu 120. Aba bantu 120 nibo bategereje umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera ngo yururuke, araza ngo bose, twasomye hariya ku bice 2, umwuka wera ngo bose bari hamwe bategereje bahuje umutima. Umwuka wera ngo aramanuka, abantu ngo batangira kuvuga ku ndimi. Haleluya.
abantu ngo buzuzwa umwuka wera, hamanutse ikintu kidasanzwe kuri uwo munsi. Ba Petero bari bafite ubwoba muri uko munsi Yesu abambwa. Petero yaramwihakanye, yagize inshuro 3. Aravuga ati uyu muntu ngiye usimuzi. Abantu bakavuga ati nyamara Petero n'imvugo yawe yonyine iragaragaza yuko ari mwene wanyu, mwabanaga muraziranye. Ariko Petero aramuhakana. Yesu icyo yaza ashaka kugira ngo aba bantu bakamirike, kuko icyo yari yaje muri misiyo y'Imana kwari kugira ngo bongere bamamaze ubwami bw'Imana, bamamaze ubwami bw'Imana, bamamaze agakiza ku bantu, bamamaze gucungurwa ku bantu. Ariko kugira ngo babyamamaze nuko bagombaga kwakira imbaraga z'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Umwuka wera rero amaze kumanuka, ijambo ry'Imana yisomye kiriya gice ugenda umanuka, haratubwira ngo buri muntu wese ngo aho hantu hari hateraniye abantu benshi, ngo b'amoko menshi bari bavuye mu bihugu bitandukanye. Ariko ikintu gitangaje ngira ngo n'uwabitubwiye ejo, aratubwira ngo yaje aje guhuza umunara w'Ibabeli. Abantu bavuze indimi zitandukanye ntibabasha kumvikana, bituma umugambi bari bafite wo kubaka umunara urangirira aho ngaho, ntibaba bagikomeje kubera kuko bari bajemo amacyakubiri, nta muntu wumvikanaga n'uwundi. Ariko umunsi umwuka wera amanuka, buri muntu wese ngo yaza yumva ururimi rw'iwabo. Haleluya. Haleluya. Abantu ngo batangira kwibaza, baravuga ngo ese aba bantu basinze. Ariko Petero kubera kuko yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera, arababwira ngo aba bantu murebe ntabwo basinze. Haleluya. Ntabwo basinze. Uyu n'urya Yesu mwishe, wa wundi w'umukiranutsi watwigishaga mukamwica mumuhoye agati, niwe woherereje umwuka wera kugira ngo abashe kuza mu bantu, tubabwirize ubutumwa bwiza, tubabwirize ibyaha byanyu, tubabwirize ibyo gucungurwa. Haleluya. Petero uwo munsi ngo yavuze ubutumwa ngo hakira abantu 3,000. No kuvuga ngo niwo munsi itorero rivuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubundi navuze ngo iyo hatariho gucungura se cyangwa hatariho Pasaka nta Pentecost. Hano dusanga hano mu Israeli, hano nabo bari bafite uyu muhango wa Pentecost. Uyu muhango wa Pentecost wabaga ryari? Uyu muhango wa Pentecost watangiye igihe ubwoko bwa Israeli bwacungurwaga bukurwa muri Egiputa. None bamaze gukurwa muri Egiputa, muzi kuko habanje kumeneka amaraso. Amaze kumeneka amaraso, umunsi ngo bwacyaga bari buve mu gihugu cya Egiputa, marayika w'umurimbuzi yagombaga guca mu gihugu cya Egiputa akica abana bose b'imfura bo muri icyo gihugu. Uwo munsi yabahaye amabwiriza, arababwira ngo mugende ngo muzane umwana w'intama, kandi ngo buri muryango wose, buri rugo rwose ngo ruzaba rufite umwana w'intama. Ku munsi wa 14 w'itariki y'uko kwezi kwa mbere, ngo umuntu wese azubikira uwo mwana ngo nimurangiza ngo muwutanga. Haleluya. Ngo muzarye inyama zawo kandi muzazirye muhagaze, ngo nimurangiza ngo ku munsi wa 15 ngo muzatangire kurya imitsima idasembuye, ngo muzahaguruke. Haleluya. Nukuvuga ngo Abisirayeli bagaza bayiziriza uyu munsi wa Pasaka, barangiza kwizihiza umunsi wa Pasaka bakiziriza nanone ngo umunsi w'imitsima idasembuye. Uyu munsi w'imitsima idasembuwe bisobanurwa ngo ni umubiri wa Kristo. Haleluya. Kristo wapfuye akaja mu kuzimu, yarangiza akazuka. Nukuvuga ngo batangiye kwizihiza amaraso yiwe, gucungurwa kwabo, bakibuka ahantu Imana yabakuye, bakibuka ibibazo bari barimo, bakibuka urugendo bagenze. Hanyuma arababwira ngo muza uwo munsi ngo muzajya mwibuka, muzaza murya ngo imitsima idasembuye. Baryaga imitsima idasembuye, kandi ngo iyo mitsima idasembuye ngo bakayirisha imboga zisharira. Haleluya. Haleluya. Urugendo rw'imitsima idasembuye kwari kwibuka umubiri wa Yesu. Barangiza kwibuka umubiri wa Yesu, nanone ngo bakibuka imibabaro yiwe, imibabaro yagize. Barangiza kwibuka imibabaro yiwe ngo ku munsi waho wa mbere, muzi ko Yesu yavutse
ngo ku munsi wa mbere. Haleluya. Ku munsi wa mbere w'isabato niwo munsi Yesu yazutse. Uwo munsi bawitagaho ngo ni umunsi ngo w'umuganura. Haleluya. Umunsi w'umuganura abakecuru ndagira ngo nibo babizi. Kera iri ya ruguru bagaza bafata iyo babaga bejeje nk'ibishimbo cyangwa ibigori, hari umuganura, umusaruro wa mbere. Ntabwo ari irimo bya bindi bazanaga mbere byo kurya byeze bitarasarura. wari umuganura. Abatabumva ubwo murawumva. Ni ukuvuga ngo wari umuganura, yari imbuto ya mbere yeze. Ni ukuzanirwa abatambye kugira ngo bagitambe, mbese Imana ihabwe icyubahiro kuko icyo kintu bahesha umugisha, kubera kuko bagombaga kuba bazanye ibintu byabo by'imfura se cyangwa imyero yabo ya mbere. Hanyuma rero Yesu nawe kuri uyu munsi w'umuganura niwo munsi Yesu yazutse. Ni ukuvuga ngo azari imfura mu bapfuye. Ni ukuvuga ngo yabaye imfura yo kuzuka. Haleluya. Hanyuma kuri uyu munsi rero wo kuzuka kwa Yesu Kristo, barababwira ngo bazababara iminsi 50. Babara iminsi 50 se cyangwa ibyumweru 7. Bakabara ibyumweru 7 bakabona kwizihiza uyu munsi wa Pentekoste. Uyu munsi wa Pentekoste rero ngo wari umunsi wo kwizihiza isarura. Ibisarurwa imbuto zabo babaga barahinze zabaga byeze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero barangiza kwizihiza uyu munsi, wari umunsi w'ibyishimo ngo bagaza bamara iminsi 7. Iki ngiki dukora wenda twebwe murabona ko dufata iminsi 2 cyangwa 3, ariko Abisiraheli bo bafataga iminsi 7. Baheshaga uyu munsi agaciro, bagatekereza icyo Imana yakoze, bakazana imbuto zabo ngo bakarya bakanywa, ariko ngo bagombaga kurya kunywa na vino idasembuye. Ni ukuvuga ngo bagazarya ibintu byose bidasembuye, ukaba umunsi w'ibyishimo, ukaba umunsi w'umunezero. Yesu rero ibi byose byagendaga bisura Yesu Kristo. Haleluya. Byagendaga bisura isezerano rishya, byagendaga bisura ibi bihe tuzaba turimo. Ibi ni ibihe tugomba kwizihiza kuko ni ibihe twakiriye imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu Kristo amaze gupfa yaradusezeraniye ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha azabana namwe, uwo ngo niwe uzabigisha, uwo niwe uzabayobora, uwo niwe uzabarinda, uwo niwe uzabahesha kugenda musobanukirwa, uwo niwe uzabarinda ibyaha, uburyo mushobora kurwana n'isi n'umubiri n'umubi. Ibyo ngibyo tuzabihembwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Mwuka Wera rero amaze kuza mu bantu yazanye nanone impano mu bantu. Hari impano 9 yagiye agaba mu bantu. Nta kindi cyaza kigira kwari kugira ngo abantu babone ukuntu bagenda bahamya Kristo, bavuga iby'agakiza, bavuga iby'imbaraga ziwe, bavuga ibyo gukomera kwiwe, bavuga n'iby'ubwami yaduteguriye. Ni ukuvuga ngo iyi ni business y'Imana yari yarateguye. Iyi ni business y'Imana yateguye yo kugira ngo ahindure abantu bose kuba bigishwa ba Kristo. Muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo 28 umurongo wawo wa 19 hazavuga ngo nimugende mu isi yose mubwire abantu bose kuba bigishwa baje. Yesu ashimwe. Mubahindure kuba bigishwa baje, ngo muhere Yerusalemu, Iyudeya, ngo ni Samariya, ngo kuzageza no ku mpera z'isi. Rero icyo yashakaga ni iki? Nuko isi yagombaga guhinduka. Isi yari yarinjiye mu buriganya bwa Satani, isi itakaza intego Imana yari yarayiremeye. Kwari kugira ngo dukorere munsi y'ubwami bwa Kristo, dukorere munsi y'ubwami bw'Imana, kandi twagombaga kubifashwamo nande? Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Ntabwo dushobora kubishoboza kuko umubiri irari hariya bisoma mu gitabo cy'Abaroma kizavuga ngo icyo umwuka akunda nicyo kamere nacyo nicyo yanga, kandi ibyo kamere irarikira nibyo n'umwuka yanga. Ni ukuvuga ngo ni amababa abiri ahanganye, ariko mu ntego z'Imana ni ukugira ngo uyu Mwuka Wera
aduheshe gutsinda. Haleluya, haleluya. Kugira ngo abantu bose, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubutumwa bwiza ngo nibumara guhetura isi, nibumara kugera ahantu hose, abantu bose nibamara kwakira ubutumwa bwiza, ngo nibwo ngo umukiza ngo azahera kwasa. Haleluya. Imbaraga z'Umwuka Wera rero nta kindi zaje kugira ngo zidutinywe. Izi nizo zatinywe ba Petero, babasha guhagarara bashize amanga. Umunsi Petero yaza yigisha ngo abantu bari baje baravuga ngo se uyu Petero tuzi ko ko atigeze aniga ibi bintu abikura he, ariko hari izindi mbaraga zari zimurimo. Mwene data yabivuze neza, yavuze ngo Umwuka Wera n'umuntu. Haleluya. N'umuntu ubasha kukujyamo, ubasha kuvuga kubwiwe, wewe akagukoresha gusa, ariko wa Mwuka Wera akaba ari uvuga. Abantu benshi ndabizi kuko aba basaza bafite ubuhamya bw'abantu bagiye bavuga indimi batize. Umuntu akabasha kuvuga Igifaransa, akabasha kuvuga Igiswahili, akabasha gusoma kandi atarabyize. Ibyo byose babiheshwaga n'iki? N'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. Umwuka Wera, iyo twibuka Umwuka Wera, tuba twibuka kuvuka ku itorero. Umwuka Wera waduhinduye abana b'Imana. Bibiliya itubwira ngo uwo ngo nuzo duhamiriza kuko turi abana b'Imana. Nta kindi kizagihamya kuko turi abana b'Imana usibye Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Umwuka Wera aduhamiriza kuko turi abana b'Imana. Uwo ni uzi ukumvira agashiraho iki? Agashiraho ikashi. Kuko uwo ngo ni uzi udusabira uko Imana ishaka, akatuvugira uko Imana ishaka, kandi itashaka nuko dukorera mu bushake bw'Imana. Haleluya. Ushobora kuba Umwuka Wera uzumwumva gusa, ariko nta kimenyetso kiragaragara muri wewe kikwereka kuko wakiriye uwo Mwuka Wera. Kuko ntushobora kunezeza Imana utarakiriye Umwuka Wera. Nimba warakiriye agakiza, nimba waremeye kuva mu bubata, nimba warakize, warakishijwe ukava ahantu wari uri, nta kindi cyabigushoboza, ugomba kuba uri ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Amen. Hari akaririmba bari kujubaga zaririmba bakavuga ngo aliyezaliwa na Mungu ngo hatende dhambi, atenda dhambi huyo ni wa Ibilisi. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri, umuntu wavutse mu mazi akavuka no mu Mwuka Wera, uwo ngo ntashobora gukora icyaha. Kandi baratubwiye ngo ubwikora kana uwo nguwo afite ibindi bibazo byiwe ku ruhande. Ibitugwirira nizo za bindi Kristo azagenda tubabarira, akagenda tutabwira imbere y'Imana, akavuga ngo n'uyu nawe n'uwaje. Umwuka Wera yaje kugira ngo aduhe identite y'abana b'Imana. Paulo yandikiye Abaefeso aravuga ngo ntitwari ubwoko, twari turiho tutagira Imana rurema, nta byiringiro, nta mubabane wo kuzabona Imana, ariko ikintu cyakonfirmye kuko twongeye kugaruka ni Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Hano ku igice cya 8 Yesu abwira abigishwa biwe, arabwira ngo cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ubwo ngo nibwo muzaba abagabo bo kumpamya Yudeya ni Samariya, ndetse ngo mukagera no kumpera y'isi. Bene data, ntabwo dushobora kuba abagabo bo guhamya tudafite Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ushobora gutuma duhagarara, tugahangara, tukavuga Kristo wabambwe akazuka, tukavuga agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, tukavuga urupfu yapfuye, tukavuga urukundo yadukunze, tukavuga agaciro dufite muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ntabwo dushobora kugira icyo tugeraho tudafite imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe tabaza ryacu, ni itara ryacu ribasha kutuyobora. Umwuka Wera niwe nzira ibasha kutuyobora, ikazatugeza ku ntego zacu, ikatugeza ku mugambi w'Imana. Ntidushobora kuririmba
ngo turamye Imana tudafite umwuka wera, kuko n'abandi barabikora. Ariko kugira ngo turirimbe indirimbo zacu zihindure, kuko icyo tuba dukora si kugira ngo amajwi yumvikane, ahubwo ni ukugira ngo ibyo dukora bihindure. Haleluya. Kuko dufite misiyo yo kuja mu isi kugira ngo duhindure abantu bose kuba bigishwa, ubwami bw'Imana bwongere bugaruke. Hano turi muri bizinesi ya Kristo, bizinesi y'Imana. Icyo Imana yateguye kuva isi itararemwa, ni ukuvuga ngo ibi yabayeho imigambi, iyi yari imigambi yabayeho twebwe tutarabaho, kuko ngo Imana yatekereza kuko izaducungurira muri Kristo kandi umwana w'umuntu atarabaho. Haleluya. Iyi yari bizinesi y'Imana. Iyo tureba rero dusanga ubuzima tugenda tuba mu buzima butari bwiza. Umuntu akibaza akavuga ngo se uyu muntu yakijijwe ni ngombwa ngo wenda abe umukire agire gute? Kuko ni uburenganzira bwacu. Hariya iyo dusoma hariya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 5:10, Kristo ngo yaduhinduriye kuba abami ngo n'abatambyi. Ni ukuvuga ngo iyo uri umwami ugomba kuba uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'umukire. Haleluya. Kubera ko uri mu ubwami bw'Imana, nta kindi gishobora gutuma tubamo ngo tubeshemo imbaraga, nuko tuba dufite umwuka wera. Turamwumva umwuka wera tukamuvuga, ariko ntitwigeze twemera kugira ngo tukingura abe muri twebwe, tuyoborwe n'umwuka wera. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo bivuga ngo ari umusaza cyangwa umukecuru cyangwa umusore cyangwa umwana mutoya. Ni ukuvuga ngo kondisiyo y'umwana w'Imana ni umuntu uyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Uwo mwuka rero niwo twahawe, niwo twaje kwizihiza, uwo watumye duhindura nationalite se cyangwa tugahindura identite. Uwo mwuka wera watumye tuva aho twari turi muri njyaravuga ngo twari imbata za Satani, twari mu mibabaro. Satani yari yaratubohesheje ingoyi, Yesu araza araducungura. Umwuka wera icyo yaje gukora ni uguhamya kuko twacunguwe, ni ukubitsindagira kuko twakuwe mu bubata. Haleluya. Uyu munsi rero dutekereze icyo umwuka yakoze ku buzima bwacu, kuko tugomba guhinduka, tugomba kuva mu bya kera bya Kristo, kuko ngo twaracunguwe. Ariko nanone abantu baza bakureba bakagusanga, kuko umwuka wera nimba kubamo hari uburyo wagombye guhindura urugendo rwawe, ingendo zawe, imivugire yawe, imitekerereze yawe, kubera kuko umwuka wera kubamo. Umwuka wera niwe uzatuma tugera mu bwami bw'Imana. Umwuka wera niwe uzatuma turagwa ibyo Imana yadusezeranije. Haleluya. Umwuka wera uwo niwe udutakira imbere y'Imana. Umwuka wera niwe udusabira. Erega ibyinshi bizatuma dusenga ntitunasubizwe, nuko tuba dusenga iby'ubushake bwacu, dusenga ibyo twifuza twebwe. Ariko umwuka wera iwe azagenda akajyana byigira akamaro imbere y'Imana, akareba ahantu wayujya wewe kurasaba amafaranga, ariko umwuka wera aza kureba akabona ahantu uri, akabona cyo heza, akazabwira Imana ngo Mana mukure hariya, ongera umugarure. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo nibwo muzaba abagabo. Umwuka wera azatubwira abagabo, nta mugore, nta mugabo, nta muyuda, nta munyamahanga. Ni ukuvuga ngo umwuka wera azatubwira umuntu umwe, tukaba abagabo babasha guhagarara tugahabwa. Witekereze niba ufite ushobora kuba uri umugabo wahamya Kristo ukamwamamaza, impano Imana yaguhaye iyo yarayiguhaye kugira ngo ubashe kuyikoresha neza, uhindure. Mureke duhindure abantu, duhindure isi, duhindure abantu bose kuba bigishwa ba Kristo, kugira ngo umunsi wa Kristo, umunsi azaza, tuzabashe kugororerwa. Icyo mbifuriza bene data, mureke tuyoborwe n'umwuka wera. Uyu munsi wa Pentekoste, uwo munsi w'agaciro ku buzima bwacu, uwo munsi tuzaza duhora tuzirikana, uwo munsi tuzaza duhora twibuka, uwo munsi tuzaza duhora dutekereza icyo Kristo yakoze. Ntabwo ari umwuka
gusa, ariko no gutekereza amaraso ya Yesu Kristo yamennye, tugatekereza imibabaro yiwe, tugatekereza urupfu yapfuye, tugatekereza agahinda yari afite, tugatekereza uburyo yatugaruye. Haleluya. Hanyuma nitumara kubitekereza bizatuma tuba abagabo bo guhamya. Mureke duhamye Kristo, dutekereze Kristo, tureke umwuka wera abe muri twebwe, afate icyicaro gihamije mu buzima bwacu, abashe kutuyobora, abashe kutugenga, abashe kutugeza aho ashaka. Umwuka wera hari aho ashaka kutugeza, kuko turi abami n'abatambyi. Ejo bundi hari umuntu batubwiraga hejuru y'uburyo isi ikennye, bati kandi hari abantu bakiriye ubutumwa bwiza, bakiriye umwuka wera, kandi ni mwebwe mwakagombye gufata iya mbere kugira ngo muhindure ubuzima bw'isi. Tugasanga abantu babamuka kubera kuko tutigeze tumenya inshingano z'icyo umwuka wera yakoze ku buzima bwacu. Nicyo gituma tugenda tumeze nk'abisi, tugakena, tukagira dute, tukaba muri ubwo buzima. Ariko aravuga ngo waramaze kumenya icyo Kristo yakoze ku buzima bwawe, wahagarara ugahindura isi. Bene data, umwuka wera yaje ari imbaraga, yaje ari ubwenge. Hari impano zirindwi z'Imana zirimo umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa, umwuka wo kumenya. Nukuvuga ngo ibyo byose iyo tubifite bituma duhindura isi. Hari strategy tugomba gukoresha, kuko tugomba kugenda kabahumbirije, ahubwo hari ibyo tugomba gukora bikabera isi umucyo. Haleluya. Ibyo dukora bikabera abandi umucyo, bikababera inzira, bikabereka, bakavuga ati iki kintu abantu bakurikiye nicyo kintu cyiza kizaganisha abantu mu bugingo. Reka basabe duhaguruke dusenge, utekereze kuva wakiriye agakiza, ubibaza gusa umwuka w'Imana aba muri cye, umwuka w'Imana azagendana naje, umwuka w'Imana azanyobora, umwuka w'Imana niwe utegeka ubuzima bwaje. Ushobora kuba wiyitirira ko wabaye uwa Kristo ariko utagira umwuka wera. Reka basabe duhaguruke. Yahagaze mu cyimbo cyanjye yahagaze Yesu, yahagaze cyimbo cyanjye ndagushima. Asante kuko wahagaze mu mwanya wacu. Intego yawe Mwami Yesu yari iyo kutweza kugira ngo dukure mu mwijima. Twari dupfuye tuzira ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko waraducunguye Yesu. Wemeye kumena amaraso yawe, wemeye kuduhatura, wemeye kudukura mu rupfu utwinjiza mu bugingo. Turashima Mwami Yesu amaraso wamennye. Nanone data ntiwabona kuko bihagije, urabavuga ngo sinabasiga nk'imfubyi. Nzaboherereza umufasha ari wo mwuka wera, nzaboherereza umwuka wera uwazabana namwe, uwazababera umwarimu, uwazabereka inzira, uwazabayobora mu kuri kose, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ubwoko bwawe buhagaze imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Bakeneye imbaraga zawe z'umwuka wera kugira ngo umwuka wera abashe kubayobora, umwuka wera abashe kubafata ukuboko, umwuka wera abashe kubakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, iki giterane dukeneye imbaraga zawe, dukeneye impinduka ziva kuri wowe, dukeneye Mwami Yesu kubona data tugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka
wawe yaje afite impano nyinshi, impano zo gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Ari abarwayi mu izina rya Yesu Kristo tubashe kubasengera. Abahagaze imbere yawe mwami, buri muntu wese uko yumva babara umubere igisubizo mwami. Ugere mu ngingo zabo, ugere mu maraso, ugere mu mitsi, ahantu hose data bafite ibibazo bitandukanye. Ijambo ryawe rivuga mu mwuka wawe yaje kugira ngo ubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Data hari byinshi data bikenewe, reka ukomeze wigaragaza wihesha icyubahiro. Iki giterane turimo turagutumiye, iki giterane turimo ni wowe turaritse, iki giterane turimo turasaba imbaraga zawe, turasaba umwuka wawe, turasaba ubwiza bwawe, turasaba gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwana hagende hagaragara ibimenyetso, hagaragara imbaraga, hagaragara impinduka kuko uri kumwe natwe. Asante Yesu kuko komeza kubana natwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu dusenze.